ibintu bitatu kwagura nabwo byanditswe utahunga bihuye hamwe biragutwara bitatu bitarahura gucika ubugari bwawe cyangwa gushoboye ukarya ariko ibintu bitatu tugiye kugana bihura tuzagucishaho Zaburi ya mbere. hari utumaze imyaka 20 n'imisi muze yapfuye amaze imyaka 60 n'ibahe ariko hari abafite ijana banze gupfa kiraho bakaruye hari abafite 60 80 bakiraho nanjye imyaka maze mpfa mvuzuka banshingura byanga ni myinshi hagacoma n'umusoro w'igisoro ufite imbaraga kumumura yapfuye kazuma gasara abaragurika ni igihe maze imyaka 16 y'abagukira mufate mu magurutse ariko abamaze gupfa rwaba kweki ibintu bitatu kwagura nabwo byanditswe utahunga bihuye hamwe biragutwara bitatu bitarahura gucika ubugari bwawe cyangwa gushoboye ukarya ariko ibintu bitatu tugiye kugana bihura tuzagucishaho icyambere utamenye ikintu cyitwa igihe icyambere ni igihe kigahura naho uzagwa aho uzagwa agahura n'ikizakwica ibyo bifatanije byombi bisi yawe nayisoza rero igane nta manuka irimo imanuka mu urupfu rwateza imitego hirya no hino ariko imitego yose shefu wayo kamana ni rutabikanga witwa Imana arayitega njyabwira abantu muri akabasize ko kumutima ngo sidirangije hari ubuzi wacu kabone wari wirwaye abaho ariko yagiye gukunda ibiti bya dereveriya amashanyarazi kubitara afata umushingura aziza amashanyarazi hari undi mwana twashinguye kabarore bamuhungishije mu Rwanda ngo aze gufata ibiti no mu Rwanda igura neza cyangwa ibihuru agezeyo umwana yagiye ku cyasosi koga amano no gushaka igihe cye no gushaka ikizamutwara ajya mu cyasosi twamushyingurishwe n'amazi turumvikana jewe nari ikizigo napfuye naraza byaranye muri 2021 mu kwezi kwa kabiri nanditse yaje mvayo bagufura arapfa wari ufite ubushobozi ufite n'amafaranga menshi reba upfa gutinya Kazungu kica bagufura perezida w'igihugu tuzi kumanga rero ngo we murazize ubukene azize kutajyana kwa barakubeshye babajyana muri Amerika bagapfa bajyana mu Buhinde bagapfa hika igihe turumvikana kandi cyo cyane uko twakatiwe Adamu amaze gukora icyaha yakoze icyaha kiratwokama ndabwira abantu ngo natwe kwasiteranye cyane muri Nyabarongo nta usigara chef wa cooperative ya Adamu yashoye muri Nyabarongo twese twarakatiwe ndetse no gutegereza umunsi wawe utegereza naguzi ariko nakubwiye ibyo bizamira abantu ngo uzagwa he hagasira kanuye uzifana cy'agasira kanuye uzapfa gihe ki uzagwa hehe uzifana iki uzapfa byari byose natazi kubera ko turi mu buzima bwatungura rero umugenzi wanjye umuvandimwe wita Imana ashimira Imana cyambere ko asize umuryango asize abana bamushyingura bashyinguye icyo nacyo twishimira Imana ariko usubwa rukabukubaza uzigupfa muri gushyingura kijyambye abantu bagiye gupfa rwose nishaka mpfe nzabora abanshyingura isi ndayiriye ingoma ndaziye abana barapfa buri munsi natwe twaragurika rero ndashaka kuba mu Imana nje kuba mu buzima bwa kigihe nawe byari kumva rwaje gute nakumwiki reka za Bibiliya yanjye bamenso bicyanditswe kiri mu bwiriza umumbe icyo ndakubabwira ko umuntu aticwa no n'isasa aticwa n'impanuka aticwa na byose cyo mwumva aticwa na diabete yicwa igihe cyageze ko waje gute Bibiliya yanjye karasome mu bwiriza cya 3 wa mbere ngiye gusoma byatwe nka bitatu gusosoza Imana igendera ikintu cyose igihe cyacyo Satani cyangwa Imana subiramo tumbe neza reka batumve neza bakangurisha Satani Imana igendera ikintu cyose igihe cyacyo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo yego n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo yego hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa agarara hari igihe cy'iki cyo kuvuka akaba n'igihe cy'iki cyo gupfa ni ibintu bibiri bikwiye kutazahunga ntabwo uzahunga kuvuka igihe cyo kuvuka cyashyizweho n'Imana ndetse nawe ejo bundi hasigaye amezi abiri cyangwa bakangura isabukuru y'imyaka 60 singiye imyaka 60 biteguye ko umwana agiye sex twazagezayo ariko ninagezayo sinziye nzapfira ariko igihe nzapfira ntabwo nyiziye nakugenda kimwe ndashaka ngo nta muntu uri kwa anniversaire yo gupfa kimwe kubera ko igihe cyo kuba kimwe ariko cyo cyashyizweho n'Imana
igihe cyawe kirahari ariko iyo nsaba n'ikimwe no kwitegura ukiri kuri iyi si ukabana n'abana bawe ukiri kuri iyi si ukagenda kumenya ko umushyitsi n'umwimukira waje muri misiyo umusaba ishobora uzasubirayo icyo rero nicyo ushaka kugira ngo umenye neza ko umushyitsi n'umwimukira kuri iyi si igihe gikwiriye uzaba utakiri kuri iyi si hanyuma rero ikindi utashobora gukumira na kimwe nsomere umubwiriza 9:12 muri ijambo tumwumve aho hari uko basomye mba numva bitoroshye 9:12 umubwiriza kuko ubwenge umubwiriza 9:12 umubwiriza aravuga ngo erega nta muntu uzi igihe cye bavuze ihene cyangwa bavuze umuntu nta muntu uzi iki ntabwo igihe cyawe ukizi ariko kirahari kiba cyagushakisha bagize ubwoba abantu bategeka gupfa babyigize ndabivuze bose areba hasi kiba cyagushakisha kuko mbese umuntu wabyawe n'umugore araba igihe gito cyuzuye umuntu kandi uwo muntu wazanywe nande wazanywe n'Imana yawuturaga Imana yaturaza imirage y'ibintu bibiri icya mbere yaturaza umuho icya kabiri turaga umuti niyo mpamvu ku musaraba usanga handitseho rest in peace Imana igite kuri isi turarushye ngira nitegereza yibona nk'abagabo uzi gutuma amafaranga menshi ukaruha kurusha utayafite abanyamafaranga barahangayitse bafunga ibipangu bakongeraho shengenge bagashyira abazamu bararakanuye umukene akaryama mu nzu adakinze niba benda kuza kwibagasabye agapfunitse ibibazo arakira ibibazo bikaza arakira agakanura amaso abamusaba bakabishyira ryose abaza kumugusaba bakabishyira ryose revenue mu kwezi kwa mbere tugenda hangayitse umutima ururane imisoro ikabishyira ariko umukene yibereyeho gasafurete gapfunitse yateka agatoshye akajumba kakagenda ryamasinzire abantu bakoze ubushakashatsi akareka agaciro n'akaru gashekere ku rwenya bakoze ubushakashatsi barazavuga kuki abakene babyara cyane abakene babyara umugabo witwa Faustin atanga igisubizo ngo abakene impamvu babyara cyane iyo avuye guhingira umubyizi we akabona ikijumba cy'icupa ry'urwagwa arazagasangirira na madamu saa moya bakabubiguriye umugore akaba televiziyo ye umukene ataha yajya mu agasanga amadosiye amutegereje agasanga za telefoni agasanga ibyo ategura akajya mu binyamakuru akajya mu banza kumusura amusa amafaranga saa 9 kwinjira muri saa 10 akaba yarabyutse agiye mu kazi agasiga umugoroba umugise ari kuri televiziyo azangaye umukene we yakwinjira saa moya akajya mu buri mugoroba kwa televiziyo akabatira urero ibi yose umuntu aramushobora kukurya amatunga ubifitiye muzaba yababuze ibyo byose n'isi umuntu umugabo w'umunyarwanda yavuze ngo nigendereza igikombe kucyuzwa neza ntabwo Imana ikigendereza urakira wajya mubyo kurya ugiye kubirya diabete tubireke umukene n'ikijumba agahekenye nacyo kimutwaye umukene agafiriti wiryaho mayoneze yireke inyama zihorere kubera iki kubera no umuho we ibyo mwari mubizi Imana rero umuntu afite umuho we kandi umuntu akagira agakoko kamone ufite akabazo kawe ufite umuho wawe ntazagukangane ngo mwegeze gusanga afite zuruje kabarore aragira bati cyane niyanzu y'akazungu nayo ifite ibya miliyoni 10 muri banda abaturage ndamwumvira cyane guhana n'ibibazo byayo waryama kugasiza n'urara nicaye n'umugore utumanura amaso witwara n'ibibazo mwebwe abantu bagenda mukajya abantu barashize umugabo waguraga Nyagatare witwaga ngo nagenda umugore uba ufite imyenda ijyanishije nabyo bitaratwaye yageze imbere y'abantu ukabona umuturage n'akagore ke bakweza kugeza baje mutarana n'umusambi barimo bafite akagori barimo bagurana bahekenya barahekenya umwe agahore bamukubita agashyi bagaseka umugore ukatarangara ku imodoka muri boroderi bigaragara bamukuye bati n'ibitati mu muremba bw'itozizi ati ndamakonga hariya ati mfite imodoka ariko ndaramugi mwitaje umugabo akarara hasi akabyuka agenda agabyuka caho ngaho utitaba kwa muri abanguri burafite akabazo ke bukuri wicecekere ushima abantu bakuremye icyambere n'ukunyurwa ariko ku isi tuje mu murugo urasonza ukaruha wahaguka bari babona wahaze cyane uramaho kwifuza kabira n'icyuye wasonza ukaruha watuba amafaranga ugahangayika wayabura ugahangayika wabyara abana utirane kanaka yabyaye ugasanga abana n'uwari gutubari n'uwaba n'uwarimo kuruka bashize utamubyaye nawe ati cyamu uwamubyaye nawe ati cyamu usigira umva isi yaguje
mbakwitagazo riri muri Mateyo 10:28 aho nozanga no kwisitoro nyowe mwese abarushe n'abaremerewe muze musange sarabaguru nahandi turuhukira umuntu wabo gusinda uruhuke ukakurutsuka ukararuhagaritse mugace ukuzengeza gusa muri kumurongoti tugasana ibibazo utinashaka umuntu wajya muri swingi byaraye bigasoza ibintu imbere nabi byose nakeza karimo amafaranga yatunze mwarumize bakarasabiza bagatete sinabesha barahari nigeze kugira amafaranga ngiye witwa Simukuze Robert tukajya kuri ibi Kigali kuko kabara nabyo twagenda twabona guteganya kuri ibi Kigali kumafakanya kwibakira gusa kubera amafaranga hako yaramagayitse bisoza bizina kugira neza ndayasi gukena ndakuze nakenye ngo hariya rukomo muri 80 nibaga mu isoko mbiti bishangara mushaka ibiceri byo kujya kandi ibiceri kibona ibyo byose ndabizi kurwana ndabizi ko ibintu byose by'isi salo nazo ngo byose n'ubusa mu kwiruka inyuma y'umuyaga byaba muranyumva mwabanga Imana nabo mpanga ndahabwa uko yobonye miliyoni urashaka ebyiri uko yobonye urashaka eshatu uko yobonye eshatu babandi biba ntabwo bibona abakene nabi bafe za miliyoni ariko kubera inyota yazo nishira byaba muranyumva igikuri turize Imana ni ubuzima kubonye kuryo kariye kakakwinjira mu ndawo ushima Imana nubona bukeye amahoro ushima Imana akitona kugushima Imana kuburiza kwinzima ariko ushatse kwiruka kuri iyi si nijya koreka kuri WhatsApp amadolari ari kugati yuko ngari ukiwe yarirutse rirasoza cyafasha ntabwo byisi wabirangiza mujya mu bukorwa yavuga ko kana yafasha amafaranga ubutwara barabivuga baba ko yafasha umurizo Mwenye kaya ko zabaturizo wezo kizagucika. Ndabafara n'utuzi bisi tumufata umurizo. Arikara uragufata umutwe. Gufata umutwe uri nguru ayirekera yashoje bimoye Imana imwakire mubaye. Reka nsome cyo kwisoze karande ndetse ngabaratinze. Erega nta muzi gihe cye. Nta muzi gihe cye. Uko amafi afatwa mu rushundura. Uko amafi afatwa mu rushundura. Inyoni zikagwa mu mutego. Inyoni zikagwa mu mutego. Ko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba. Hagarara. Babyumvise ibintu bibavuze barabyumvise kandi bityohe baguzima kimwe hasi kindi hejuru igisigiye kiri mu gicu kiroga shabuka muri isi yose yakiryoheye ariko wagiteze hepfo yagifatiye umutego kiramanuka umuganda bicaye umuganda bazi kiganira ngo cyitaba gutegera basi batwite ko barabyumva cyitaba gutegera basi bumbu tejabire mwabujongani cyitaba gutegera basi bumbu tejaki ngicyaje tutajyana bigisiga kikibicu nuko kizamuka kikogo bakizamanuka kikubitana n'umutego ko bisonyaho kise kuremo ifiroga mu nyanja nyatwanyaga imitwe y'ifigo tugira ubwenge ariko wapi buri kifizo ubwenge iroga mu nyanja ikiruka ariko shaye yoga iragera igasanga umugome yiteze urushundura yakubita bagakijya bikarangira aho bakayisha mu ikarayi bakayikaranga nawe ndabwo umuntu ufite imodoka ye wigendera wazamuye ibirahure byawe wafunze kwanza gukana umutekano ni hose ariko arihuka n'uwe yabyago ukwe mu mutego wawe iyo wabuze akabari kwica munsi y'umuhanda bagakora bajyana kabeza wishwe n'imodoka wigureza $190 ndabica umutego wawe uragutegereza uzawugwiramo tegereza igihe kimwe uzava ku ikarayi ariko suzajyayo byari ntabwo ubizi igikuru ukwana n'abantu amahoro igikuru kwitegura igikuru kumenya ikimana gushakaho ikindi n'ukwana n'abantu amahoro turumvikana nayo iki gikenda kubabwira nsoza n'iterabwoba ryateye baratumaze abantu baduteyerwa baratumaze ugasanga umuntu yahagaze afite imyaka 35 ahagaze imbere y'akazungu y'imyaka 60 Imana irabana muzajya mu ijuru urapfuye si imyaka 35 urandera ubwoba Yesu ajya gupfa guhana munakaze ejo bundi nazi biri mu ijuru nazo wese yapfiriye aturapfuye uzajya mu ijuru kandi akavuga yikura wewe waje n'umumetalike urambuze ijuru ugitanga ngo cyane ejo tuzadusorera ibibazo byawe ngaho jya kubisorera ure kuri nyuma cyangwa amashazajya mu ijuru uriya n'umupagani se ngo ubibwirwa n'icyo ufite igipimo cyapima turokumva abazimana winerwa gira abayikihebe nawe ukinera ubwoba amadini yane yuko abigeze bakabwira umuntu mwinera ubwoba umuntu akakwimishuka nawe yari tubatara aranje gushyira ikipangu cye wanyimye wawe ugakinga ikipangu ko nagera ibyo mbaza murabyumva
ntawe uzanyimisha umunani wapfiriye Yesu yapfuye ku musaraba ndashaka kwabera ngo yabefeso rimwe umurongo wa 3 ngo Imana yagutoranyije kera isitararemwa kugira ngo tubabera tutari umugayo imbere yayo Imana itoranya wowe gutoranya waje mwari uso mu kutisi bugura ariko ako mwari ukaza isi murayitukura tuje kwerekeza umubyeyi wacu ntabwo tumushumye n'abamwanze ahubwo tugiye kumurikira mu cyubahiro uko byatewe icyo jambo reza kurisoma ku munota wa nyuma dusoza cyo kumwita ikimusubizo wapfuye buri muntu wese uranga afite igihe cyamara kutona akabona n'imodoka kumusubiza wapfuye ugasubira muri misiyo wapfuyemo hari imodoka izagusubiza w'iyingiye dore ngido iyi ni imodoka izagusubiza wapfuye yitegereza niyo modoka izagusubiza wapfuye misiyo nishoje iyi modoka iramanura isubiza wapfuye Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Pasiteri, Imana ibahe umugisha. Basha n'Imana nk'umupasitori ni igikorwa cyo gusubiza umuntu aho yapfuye. Hanyuma rero nk'uko nahoze mbabwira reka badusomere karangwa nadusomere cyane kiri muri y'ubu gice cya 14 umurongo wa mbere kumve icyo twarazwe cye tutarabyawe n'umugore ariko umuntu wese wabyawe n'umugore inzira niyi cye tutarabyawe n'umugore umurundi yabwiye undi turagapfunda ati ngayibwe itazansangayo bishatse kuvuga ngo twese inzira niyi dusomera y'ubu 14 umurongo wa mbere 14 umurongo wa mbere y'ubu bavuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito byari b'imyaka aramye ntabwo ari myinshi kandi cyuzuyemo umuruho cyuzuye iki umuruho ukuri kose byari yararushya aravunika ashaka nababwiye ngo iyo tuje ku isi tuba tuje muri misiyo byari bamaze kugera ku isi ibibazo by'abagabo murabizi yararushye arapagasa umunyarwanda yaciye umugani ngo ushaka inka aryama nayo aryama nkayo ariruka arazenguruka batwita abahigi arahiga azenguruka n'uwo mu ruho wose ndamuzi ndabizi yaracuruje yakoze imirimo yose ariko byose byuzuyemo mu ruho bigasoza umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito cyuzuye umuruho nawe ukiri ahangaha uracyarushye ariko igihe kizagera umunsi wo kuruhuka nawe uzaruhuka ukomeza hepfo twumve avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa ahita nk'igicu kandi ntarame ahita nk'igicucu kandi ntarame nta muntu wabyawe n'umugore urama kurama kwacu Bibiliya bivuga ngo utinze n'imyaka 70 ariko yatinda cyane ka 80 abayirengejeho barimo bararira Imana mu mibare kuko iminsi yawe ni mikeya uri kuri iyi si ariko yuzuye umuruho rero uyu munsi uyu muvandimwe umubiri w'umuvandimwe bita ububasha bwo kusubiza mu gitaka aho turasoma itangiriro bagiye kurutsa umubiri nasabaga kugira ngo bururutse umubiri simvuga amagambo menshi ikindi cyanditswe ndagisoma umubiri umaze kugera aho ugomba kuruhukira igihe cy'umuntu iyo cyageze umukonyine yigeze ngo kurya inki ishaje akubise umutwe ku kidongo ati ko yari ikomeye yishwe n'igihe buriya igihe cyawe cyageze n'ubwo ukomeye uragenda reka dusome iki cyanditswe twumve wahuye n'igihe cyawe ubwo iminsi ye yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe imibare y'amezi igategekwa nawe amezi ye nayangaya kandi ukamushyiraho urugabano atabasha kurenga atagomba kurenga ndashaka kubwira ko buri muntu wese uri ahangaha iminsi yawe aho yategetswe niyo umunsi yageze urugabano uzakubita umutwe ku gikuta bizarangiraho ngo ko yarakomeye azize igihe bishatse kuba buri muntu wese uri ahangaha umenye ko igihe cyawe uzakigonga umunsi umwe numara kukigonga ni icyo ngicyo nakunze gukora ubushakashatsi kuri uyu musaraba ndimo kureba hano urabona Ruhangaza Samweli handitseho ngo bondo igihe yavukiye tariki zingahe 25 z'ukwezi kwa 6 died gupfa tariki 20 zingahe mbese yarabuzeho umunsi umwe ngo ahuze yarengejeho umunsi umwe ku munsi yavukiyeho ndashaka kubwa rero iyi minsi ukiri aho ngaho
ntabiragenda ma iminsi ukira aho ngaho iminsi ukira uko mubibonye bishatse gusobanura ni ya misiyo nababwiye yajemo izo tariki 25 z'ukwa gatandatu gatanu nibwo yaje ku isi muri misiyo ayigendamo iyo myaka yose kayimaze ibindi byose bikubiye hagati aho ngaho uko bikubiye hagati aho ngaho rero nicyo kigaragaza ko kuvuka no gupfa hagati imirimo yose akozwemo ni iyo niyo misiyo ye arayishoje asize abyaye abana asize yubatse mpamvu habaho umuhango wo kumutekeza mu cyubahiro tugasubiza umuriro wagenda byango harangwa nsomere gatatu itangiriro gatatu igice cya 18 kugera kuri 19 hanyuma twumva ko avuga yatike nababwiraga umurongo wa 18 bazajya bakumeneramo uzajya bukumeramo imikere n'ibitovu. Iyo ni Imana irimo kudukatira idukatira umuruho isozi duhaye n'urupfu. Ibintu bibiri Imana yaturaze, umuruho n'urupfu. Ariko icyanejeje cya kabiri nuko nanone nyuma yaho kubw'urukundo rwa n'imbabazi yohereje Yesu agashyiraho itangazo 11:28 ngo mwese abarushye n'abaremere muze musange n'abaruhu. Muri Kristo turaruhuka, ariko muri iyi si mubiri turaruha. Wakira uraruha, wakena urariha, wasona hoze mbasobanurira. Ariko reka mbereke noneho ibyo byose Imana yamaze kubikora, irakajwe na cya Adamu yaramaze gukora. Irangije yinjira mu byo bita ubugenza cyaha. Imaze kujya mu bugenza cyaha ibaza Adamu nguri hehe? Ati nakumvishe ndahunga. Aho niwariye kuri cya giti, arangije Imana ijya mu bushinja cyaha, iradukatira. Imaze kudukatira, biba burundu, wasenga utasenga wajya mutayo utajyayo, urapfa. Watunga wakena urapfa. Nabago ngo magufuri hananze gupfa ngiye gupfa mbere yaje afite amafaranga. Ntabwo urupfu ntabwo rutinya amafaranga. Ntabwo urupfu rutinya ubwiza. Ntabwo urupfu rutinya ubunini. Ntabwo urupfu rutinya ubuhanganye. Urupfu rwaje ruje. Nsomera twumbe. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima, ubwo ninge nawe niko maso hawe. Gututubikana nko mwana tutubikanya hano. Ko kuzaguhesha umutsima. Gututubikana niko kuzaguhesha umutsima. Urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka. Urinde ugeze ubwo uzasubira hehe? Mu butaka. Kuko arimo wagize uko arimo wakuwe. Twese uko turajya nkunda kubwira abarogeye nakozwe muri iki gitaka gitukura. Uyu mugabo yirabura dore n'icyumukariki. Igitaka twabumbwemo kirasa natwe. Brigitte nanjye dore igitaka cyacu ngiki. Buri muntu afite igitaka cye yabumbwemo. Gwanga wakunda uzagisubiramo. Niyo mpamvu uyu munsi umuvandimwe ngiye kumuhita icyo kumusubizaho yavuye. Nahoze mba urugero namwe ngo nagiye Kigali bakanyiba yita ikingarura kabarore. Nagira Nyabugogo ngabona umujyaneza kama bitandatu sura kabarore. Namushimira. Nanjye nje guha uyu mubiri w'umuvandimwe itike imusubiza aho yavuye. Kubera ko yavuye mu gitaka agomba gusubiramo. Komeza hepfo twumve. Uri umukungugu nimuzasubira. Uhagaze aho none. Ndagira ngo mbasabe iki kintu rero bantu b'Imana. Mumbare gucuye umugani burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkoko itora mu itaka yarazize kagite ikihandagurizamo. Hari abantu batinya ngo reka ngo utashira itaka kandi se urambuza gushyira itaka urame indabyo nizo zanditse hariya. Njewe munza ni igitaka. Indabyo muze kuzishyira kwanya ariko indabyo gezishyira tujya kwibuka umuntu wabyawe n'umugore urame igihe kitagacibwa kuma. Ariko igihe cyo gushingura mwavuye muki ni mu ndabyo cyangwa ni mu itaka. Tuzasubira hehe? None surame ndabyo zigire ni magataka. Muza n'igitiyo aho ngaho. Muza n'igitiyo nitaka. Niryo nkoresha mu mbabare mu byumve ndahagara mu byanzi ko birimbwira mbikora uko byanditse. Ubutaka mu itaka karimo wakuwe. Karimo wakuwe. Uri umukungugu. Uri umukungugu. Umukungugu. Nimuzasubira. Ni itaka risubiye muri indi ryari witwa Imana mu gituza cya Abraham. Igitondo kimwe tuzahura nawe ari kandi umuntu n'umubiri dushubije mu itaka. Ugiye guhwana njya mbwira abantu burya baje tuba tubeshya ngo uyu azazuka. Uyu ntabwo azazuka. Kuzuka kwe nukubyara. Tuzambikwa indi mibiri mishyashya ariko uyu nguyu ntabwo azagaruka ku isi. Dawudi yavuze ati ahagiye niho nzajya ntabwo azagaruka hone. Ntabwo jari bazagaruka ku isi asize abo yabyaye. Tuzabibukiraho igihe kikazagera Imana izavuga akazaza umubiri mushyashya atari uyu nguyu wanjye nawe. Imana ibaho umugisha mukomeza. Zaburi ya mbere.